nari niyambariye igishati kinini cyane n'ikariso gusa mo imbere, yewe sinibutse ko no mu mabere nta suti yirimo. Tumaze akanya dufashe breakfast ndetse tumaze n'indi minota rwose myinshi cyane tuganira, David mu buryo nanjye ubwanjye ntasobanukiwe yakuyemo ishati ajya gufata icyo kunywa muri frigo, agarutse ntiyicara aho yari yicaye, ahubwo noneho yicara mu ntebe nini nanjye nari nicayemo, ariko rwose aho yari yicaye naho njye nari ndi harimo metero, ahubwo ninjye ubwanjye waje kumwegera. Icyo nibuka nuko David yankoze kwita ko gusa, ariko uko nisanze nicaye mu maguru ye byo nanjye sinibuka uko byagenze mu by'ukuri. Yaje kumpindukiza atangira kunsoma, byarangiye turyamanye, naramwizeye ku buryo tutanakoresheje condom. Naciye inyuma umugabo wanjye. Ubu mu by'ukuri sinzi icyo gukora kandi ndashaka ko agaruka. Adahari ndumva ubuzima bwanze. Nakoze ikosa rikomeye cyane mu buzima, none ubu ninjye wisanze mbabaye. I don't know what to do anymore. Iyi ni inkuru ndende yanjye n'umugabo wanjye. Nari mfite imyaka 23, wafite 26, turashyingirwa. Twatangiye gukundana tukiri muri high school, muri secondaire. Twarakundanaga ku buryo umugabo wanjye wari ukiri just boyfriend muri icyo gihe yagerageje agashaka nawe uburyo yaza ku kigo nanjye nigagaho. Scholarship yarayihomba, ahitamo kuza kwigana nanjye mu kigo kimwe. Arangije ishuri yahise atangira akazi, naho ngi ishuri nahise ndivamo ntarirangije. Just nawe yarabizi ko amashuri atari ibintu byanjye. Uwo mugabo wanjye ni software engineer muri company imwe imaze kubaka izina mu gihugu. Njye ubwo mpitamo kuba just a housewife, nkakora akazi kose gasigaye, nka making sure ko buri kimwe mu rugo kimeze neza. Gusa icyo ntakwibagirwa kuvuga nuko physical appearance ye, uko ateye, ko yagaragaraga inyuma byaje guhinduka, kandi nyamara biri mu byo nakundaga cyane kuri we. Ntakiri wa mugabo w'ama six packs na za strong muscles yari afite nkuko yari ameze tutari Maria. Sinzi niba nabyita akazi kenshi, ariko ntiyarakibasha kuza ngo tujyane muri gym. Kudakora sport kenshi rero niba navuga ko ari byo byongereye testosterone ze. Cyangwa icyo twatangiye kudakora sex kenshi, yewe n'igihe ibaye nkumva ntibikimeze neza cyane nka mbere. Like something has changed. Numvaga byanze bikunze hari icyahindutse. Nyuma y'imyaka 2 twimariye, imwe mu nshuti ze yitwa David yatangiye kugiza kudusura kenshi. Mu busanzwe njye sinakundaga ko inshuti ze ziza kenshi mu rugo iwacu, ariko njye na David sinzi ukuntu twahuje, ndetse mbona ahubwo umugabo wanjye nawe biramushimishije, kuko nibwo bwa mbere mu mateka yarambonye nishimira inshuti ze. Umugabo wanjye yakomeje akazi n'ubundi nk'ibisanzwe, ndetse akanagaha umwanya cyane, ikintu ntatinya kuvuga ko ari imwe mu mpamvu zatumye muca inyuma. Turi hafi gushyingiranwa. He promised that we will not fall out of touch like in the movies, and he will not abandon me for work. But that's exactly what I feel like happened. Tutarabana yambwiye ko atazamburira umwanya na gato nkuko tubibona mu mafilime, atazandutisha akazi, none ahubwo nicyo numva cyabaye. David ya nshuti y'umugabo wanjye yatangiye kugeza mu rugo kenshi, ndetse rimwe na rimwe akaza nka mbere y'iminota 30 ngo umugabo wanjye nawe atahe agere mu rugo amutegereje. Ubwo babaga bavuganye ngo bahahurire. We did everything together that I feel like my husband should have taken time to do it with me. Natangiye kujya nganira na David cyane, tugakorana buri kimwe cyose numvaga nakabaye ndi gukorana n'umugabo wanjye iyo aza kubasha kumpa umwanya. Twatangiye kujya dufatanya guhitamo filime turi burebane, tukaganira ku bibazo biriho hanze aha, dutangira kujya tujyana muri sinema. Iyo abantu batubonanaga abatatuzi bambwiraga ko nishimye, kandi koko ntekereza ko icyo gihe nanjye nari nishimye mu by'ukuri. Ndibuka umunsi umwe David azi wanjye hakiri kare cyane ati you know what, nageze ku ishuri se ngasanga nta class ihari. Sinari mbizi, yambimenya sinari mbizi vraiment. Ngeze ku ishuri rero nsanze nta masomo ahari, ndavuga nti ntacyo, reka nze nkurebe tube twiganirira, n'ubundi uretse ishuri nta yindi gahunda nari mfite. Namukinguriye ntazi uwo ari we, nari niyambariye bisanzwe nyine twa tuntu two mu rugo nk'umuntu uri mu rugo wenyine, kuko rwose nawe yaje hakiri kare cyane nko mu masaa 3 za mu gitondo. Ariko
ari maze kumva we nta kibazo amaze kuba umuntu wacu kunsanga ameze ntyo rero nta soni byanteye cyane kuba ansanze mu myambaro imeze iryo. Of course sinari nambaye ubusa ariko iyo nza kumenya ko ari uri ku rugi mba narahinduye. Nari niyambariye igishati kinini cyane n'ikariso gusa mo imbere, yewe sinibutse ko no mu mabere nta suti yirimo. Tumaze akanya dufashe breakfast ndetse tumaze n'indi minota rwose myinshi cyane tuganira, David mu buryo nanjye ubwanjye ntasobanukiwe yakuyemo ishati ajya gufata icyo kunywa muri frigo, agarutse ntiyicara aho yari yicaye ahubwo noneho yicara mu ntebe nini nanjye nari nicayemo, ariko rwose aho yari yicaye naho nge nari ndi harimo metero, ahubwo ninjye ubwanjye waje kumwegera. Icyo nibuka nuko David yankoze kwita ko gusa, ariko uko nisanze nicaye mu maguru ye byo nanjye sinibuka uko byagenze mu byukuri. Yaje kumpindukiza atangira konsoma. Honestly, he was everything my husband wasn't anymore. David yankoreye buri kimwe umugabo wanjye yari atakibasha kunkorera. Icyo nzi cyo nuko numvise wagira ngo afite izindi maji yakoresheje, kuko buri kimwe numvise icyo gihe cyari igishya kuri njye. Igitangaje nategereje ko nyuma wenda ndaza kumva mbabaye ku byo maze gukora, ndaza kwicuza, ariko ahubwo narishimye ku buryo numvaga n'ubutaha twakongera. Kandi koko iyi relationship yanjye na David yarakomeje ndetse imara n'igihe kirekire bigeraho namuhaka nickname Kahabi. Mwita kazina nakabaye nita umugabo wanjye gusa, kuko uburyo yamfatagamo bwatumaga numva ko ari we mugabo wanjye. But of course he started to get possessive like men do always, and it's where huge problems began. David yatangiye kumva yankontorora, atangira gufuha bikabije nk'ufuhira umugore we koko. Aha rero niho ibibazo bikomeye byaje kuvuka. Igihe cyose twabaga tugiye gukora sex nge na David yabanzaga kunsaba gukuramo impeta. Ibi byanatumye nza no kuyibura burundu, ikintu umugabo wanjye atatinze kubona, kuko nari nararahiye kutazayikuramo na rimwe. Ariko burya gukuramo impeta si cyo gikomeye yaransabye. David yaje kunsaba no kurekeraho gusoma umugabo wanjye, kandi koko nza kubikora. Umugabo wanjye natangiye kumufata nk'umuturanyi, kuko David yari yaramaze kunyumvisha ko umugabo wanjye ari fake, atankunda, kuko iyaza kuba nkunda ntiyari kumburira umwanya. Nasubiye ku binini byo kudasama, kuko David atakundaga gukoresha protection. Si ukudasoma umugabo wanjye gusa, ahubwo naje no kureka burundu kuryamana nawe. Igihe cyose ashatse ko dukora amour, ngashaka impamvu zituma bitaba, ndetse no mu buriri ngashyiramo distance. Natangiye kujya mwibutsa ko abyibushye, sintinye na gato rwose kumubwira ko ari mubi, ariko cyane noneho iyo ndabaga ndakaye byabaga bibi kurushaho. Namubwiraga amagambo mabi amukomeretsa, and it just sent my marriage into ruins. Ibari nabyo byaje gusenya urugo rwanjye noneho kurusha. Umugabo wanjye rero nawe si umwana, he realized how lovey-dovey I was with David. Yaje kujya yitegereza uburyo nakira David yaje mu rugo. David nawe rero kandi yaje kurushaho gufuha. Umugabo wanjye amaze kubona ko byanze bikunze something must be going on, hari igishobora kuba kijya mbere atazi, David amuca mu rugo, amubuza kuzagaruka iwacu kundi. David yararakaye cyane, ndetse ashyiramo n'akantu ko kwiyemera no gushaka kwereka umugabo wanjye ko ntacyo akiri cy'imbere yanjye, ahubwo David ari we uyoboye, ari we wanyegukanye. Abamwoherereje amafoto yose twafashe n'amavideo turimo dusomana turi mu cyumba n'ibindi byinshi byose. Buri kimwe cyose nakoranye na David twabashije kubika muri telefone yarakimwoherereje. Ibintu nibuka nanjye ubwanjye nkumva ndikaye. Umugabo wanjye atashye nijoro, he was infuriated. Yatashye arakaye birenze ukwemera, birenze kurakara, ariko ababaye mu buryo nari ntaramubonana na rimwe muri iyo myaka yose twari tumaze tubana. Atangira kumenagura ibintu mu nzu, nabuze icyo gukora. Nibwo noneho nabonye ko maybe David ashobora kuba atankunda, kuko naravuze nti niba ashobora kunyexposa gutyo mu by'ukuri atitaye kuri feelings zanjye uko ndi bwiyumve, maze kumenya ko yoherereje umugabo wanjye buri kimwe cyose twakoranye, numvise mu mutwe bizungurutse. Umugabo wanjye yatangiye gusakuza avuza induru ati, what didn't I do? Niki ntakora, niki ntagukoreye? Ndakora, ndavunika kugira ngo dutere imbere, nkakora buri kimwe cyose ngo utagira icyumburana. Nanjye mu mutima nti ko nanjye ndakora, ntabwo ari wowe uvunika wenyine, nanjye hano mu rugo ndavunika. Umugabo arushaho gusara, buri kimwe cyose cy'ikirahure mu nzu yarakijanjaguye, icy'agaciro cyose cyari gihari nacyo ntiyagitinye, n'ibyanjye bwite atangira kubimena. Umugabo ati, why me?
I feel like I want to kill myself. Ndumva nakwiyahura. Mbwira ese ubundi bimaze igihe kingana iki wowe na David? Byatangiye ryari? Umugabo wanjye kumubona ameza atyo ashenguwe n'agahinda byatumye nanjye numva ndi mu bikoko, narahemutse, natangiye kurira mubwiza ukuri kuri byose uko byaje nuko byatangiye. Uko mbimubwira umugabo wanjye nawe agasubira muri telefone akareba ka video ndi kumwe na David akarushaho kurakara, ariko cyane cyane aho mbwira David ko mukunda ndetse arusha umugabo wanjye kunshimisha. Ako kantu karamuzengereje ndabibona. Ikindi nabonye cyamusajije ni ukubona ndi guhavinga sex na David mu cyumba cyacu ku buriri bwacu njye n'umugabo, ndetse no kubona David atarakoresheje condom kandi rwose nkamureka. Ikintu ntari narigeze na rimwe nemerera umugabo wanjye igihe twari tugikundana kugeza igihe dushyingiranwe nk'umugore n'umugabo nibwo nabimwemereye. Akibaza kuki w'ibyo nabimwangiye nkabyemerera David. Umujinya umurenze telefone yijugunya mu kirahure cy'urugi, nawe rwose nkabona ari hafi kwisatura umutwe yikomerekesha ibintu. Mu gihe numva nanjye ubwanjye noneho bindenze mbuze icyo gukora burundu, abaturanyi bahamagaye polisi kubera induru bumvaga mu rugo iwacu. Umugabo wanjye polisi yamujyanye kwa muganga kuko byasaga nkaho yagize ihungabana rikomeye. Nanjye kuva iryo joro nahise njya kuba kwa mama, and now I regret everything. Ubundi kwicuza buri kimwe cyose nakoze. David nubwo bwose ari we wabiteye, ariko na nubu ntituratandukana kuko yambaye hafi mu buryo ntabasha kubasobanurira muri ibyo bibazo byose mu gihe umugabo wanjye we ubatagishaka no kunyitaba kuri telefone. Now David calls me wifey and it hurts because I want my husband back. Ubu David anyita umugore we, ariko sinabasha kubabwira uburyo bimbabaza kuko icyo si cyo nshaka. Ndashaka kubona umugabo wanjye agaruka. Ntituratandukana mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko nta kimvugisha, nta kinyitaba kuri telefone, yewe no kumbona ntabishaka. Niyo ngize uwo ntuma amubwira ko nta kindi yifuza uretse gatanya. Kandi kubera David umugabo wanjye ubafite ibimenyetso bihagije byanjye muca inyuma. Vuba aha nabashije kuvugana na mushiki we, mushiki w'umugabo wanjye, but seriously he's not doing well mentally. Ntabwo ameze neza, ubuzima bwe bwo mu mutwe bwarahungabanye. Ntarya, ntaryama, uretse inzoga gusa nta kindi kimutunze. And he has lost a ton of weight. Yatakaje ibiro mu buryo bugaragara. Mushiki we aherutse kumbwira ko nahungabanyije bikomeye self esteem, self confidence y'umugabo wanjye kuko ubu ngo asigaye atinya no kujya mu nzira aho ashobora guhurira n'abantu, nta cyizere akifitiye. Gusa nanone njye sinumva uburyo ubuzima bayemo uyu munsi n'iryo yangirika ry'ibitekerezo bye mbifite mu ruhari kuko niwe wahisemo gukora ibyo byose ari gukora ubu. It's his choice, ni amahitamo ye. Ese nkomeze ngerageze cyangwa mureka agende? Inama y'umunsi. Guys, I wanna ask you one question. Hari ikibazo nshaka kubabaza. Ese wowe iyi couple urayifuriza gusubirana cyangwa hari amakosa adakwiriye imbabazi? Ubaye uri uyu mugabo, watanga amahirwe ya kabiri.